nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'amavideo ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwe. Ndavuga ati reka mu mutwe wanjye nahise mvuga ati umuntu uzi video, umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo. Yego. Ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. Pazo mpamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye, ndavuga ati sizi video. Noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite, ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nk'atatu yarashize. Kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisevinze kuri telefone yiwe. Batangira kumwereza n'izindi screenshot z'amavideo ye. Urumva umuntu telefone y'umuntu amabanga menshi abarimo. Sanga telefone yafashe copy ya telefone ayimurira muye, kubera ko YouTube no kumpostingira amavideo, email yanjye yari iri muri telefone ye. Yo. Ubwo Google Photos ya rero niyo ishizemo email, ibintu byose biri muri kuri email bita amafoto ahitazaho. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye, ibintu byanjye yari abifite. Nuko byagenze. Gusa ya mwana tugarutse gatoya. Ufite impano irenze imwe. Oya ujye wibijyamo. Ingenzi nuko nawe iyo mpano ugifite. Impano nawe urayifite, nta muntu utagira iyo mpano keretse umuntu nyine urwaye. Nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'amavideo ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwe. Ndavuga ati reka mu mutwe wanjye nahise mvuga ati umuntu uzi video, umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo. Yego. Ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. Pazo mpamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye, ndavuga ati sizi video. Noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite, ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nk'atatu yarashize. Kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisevinze kuri telefone yiwe. Batangira kumwereza n'izindi screenshot z'amavideo ye. Urumva umuntu